Iyi video ni yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza The Ben ndetse na Uwicyeza Pamela. Ndagira ngo utegereze Uwicyeza Pamela urebe ukuntu ameze, hanyuma urarebe ibyishimo Mugisha Benjamin afite n'amagambo arimo kuvuga. Nge ndagaruka mu kanya gato cyane. Bahaye ikaze inshuti bakunzi ba Arimba TV, mwebwe mudahwema kubana natwe makuru abagiye atandukanye tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Namakuru amaze kujya hanze muri kano kanya, namakuru yamaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, namakuru yagiye avugwaho n'abatari bakeya, yongeye kugaruka aho benshi barimo kuvuga ngo Imana ijya isubiriza igihe kandi igacicikisha ibyishyize hejuru. Mugisha Benjamin yagiye agarukaho na bamwe mu bakoresha social media platforms, bavuga ngo Mugisha Benjamin niba ari umugabo koko, niba ari Tiger, ngo natera inda Uwicyeza Pamela. Byagiye bigarukaho n'abatari bakeya, ndetse abantu benshi bagenda bavuga amagambo bamusenya, bamubwira amagambo atari meza, ariko nonaha amakuru asa nkaho aje atunguranye, amakuru agiye hanze kubera iyi video uri kubona. Niba witegereje neza Uwicyeza Pamela, urabona ukuntu yambaye mariniere, ikanzu abamama bambara batwite, ndetse Mugisha Benjamin nawe uri kubona ko ahagaze ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango, afite speech, hari amagambo arimo kuvuga, hari amagambo wumvise arimo kubwira bagenzi be, abo bantu bari aho hafi, arimo kuvuga. Nyine urabona ko ahagaze nk'umugabo, urabona ko biteguye, abantu benshi bajya bavuga ngo ni ukuronshinga cyangwa se biteguye ko kubyara. Inda ni nkuru rwose, n'inda bavuga ngo ni nyarwege, inda ni nyarwege iri mu mezi 8, urabona ko ari tayari. Byagiye bigarukaho rero abantu benshi barimo kusebya The Ben, barimo kuvuga ngo The Ben ntago abyara, Pamela ngo ukumutera inda byaranze. Ndagira ngo tugaruke ndagira ngo kano kanya ngaruke ku mateka ya Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben. Bundi batangiye gukundana ryari, babanye ryari, ubukwe bwabo bwabaye ryari, ayo magambo bayavugaga bashingiye ku kindi cyatumaga babivuga. Ndagira ngo twongere twibukiranye Uwicyeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben batangiye gukundana. Urukundo rwabo rwatangiye muri 2019, babanye hashize imyaka 4 The Ben na Pamela bakundana. Ibintu tubyibukiranye, twongeye tubyibuke neza. 2019 nibwo batangiye gukundana. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 2022 nibwo Mugisha Benjamin ndetse na Uwicyeza Pamela bakoze civil marriage, cyangwa se bashyingiranwe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'umugore n'umugabo. Ngira ngo murabyibuka, Mugisha Benjamin nibwo yagiye ku murenge, nibwo yasezeranye byemewe n'amategeko. Icyo gihe murakibuka neza. Hanyuma ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2023 nibwo habaye ubukwe bwo gusaba no gukwa. Habanje kuba ubukwe bwo gusaba no gukwa, abantu bwitabiriwe n'abantu batari bake rwose. The Ben arasaba, arakwa, turabibona. Hanyuma ku itariki 24 nk'uko byari byaratangajwe, habaye ubukwe bwo gushyingirwa cyangwa se bwishyingiranwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Mugisha Benjamin ashyingiranwa na Uwicyeza Pamela, twese tubireba. Abantu benshi ubukwe bwabaye bw'igitangaza, bwitabirwa na zimwe mu nshuti za The Ben, aho abantu benshi bari bamwambariye. Murabwibuka Tom Close yarari, Rick yarari, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Inshuti za The Ben zari zihari. Umuntu utarahabonetse nawe kandi yexcuse ni umuntu witwa Ngabo Medal, niwe utaritabiriye ubukwe bwa The Ben, ariko izindi nshuti za The Ben zaritabiriye ubwo bukwe. Iyi video rero igiye hanze uyu munsi hashize amezi 11 Mugisha Benjamin ashyingiranwe na Uwicyeza Pamela. Buno turi mu kwezi kwa 11, mu gihe ubukwe bwabo bwabaye mu kwezi kwa 12. Nivuga ngo ubaze umunsi ku munsi, cyangwa se ubaze amezi 9 Mugisha Benjamin ndetse na Uwicyeza Pamela babanye yarashize. Ibintu byatumye abantu benshi bagaruka kuri Mugisha Benjamin bavuga ngo natera inda Pamela, natera inda Pamela. Ubwo birumvikana yuko amezi 9 umuntu atwitira kugira ngo abyare yamaze kurangira. Deja ubu hamaze kurengaho amezi 2 cyangwa se ashira 3. Yaba Uwicyeza Pamela aragiye atwite, ubu yakaba yarabyaye.
benshi rero bagiye birengagiza ko abasitari benshi impamvu babivugaga, abasitari benshi muri kino gihe bajya ku bana, umwe yarateye inda, ugasanga umusitari akoze ubukwe hashize amezi 2 yahize babyara, ugasanga 5 arashize bahise babyara. Twagiye twumva abasitari benshi bashakana n'abakobwa bateye amada, ugasanga umusitari afite abana 3 hanze, afite abana 4 hanze. Ariko abantu benshi bavugaga ibi birengagije ko Mugisha Benjamin ari umukristo. Mugisha Benjamin nubwo ari umusitari, nubwo aririmba indirimbo za secular, Mugisha Benjamin ni umukristo, ndetse avuka no ku mubyeyi w'umukristo. Twagiye tubona Mugisha Benjamin aririmba mu nsengero, attending different churches, ajya gusenga. Mugisha Benjamin ni umusore ufite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, arakijijwe Benjamin. Ikindi kandi Uwipikeza Pamela nawe n'umwana w'abatambyi, n'umwana wo mu bakristo. Ngira ngo murabyibuka no mu bimwe byatumye ubukwe bwa The Ben buba muri buriya buryo, ni ukubera ko Pamela avuka mu bakristo. Papa wongera murabizi ni umukristo cyane, barasenga. Rero aba bana cyangwa se uyu muryango washyingiranwe cyangwa se babanye batarigeze bivurguta muri biriya byaha, cyangwa se ngo habeho bimwe bita ngo no gutanga avance. Babana rero babanye hashize igihe baribwo batwita, ntago batwise cyangwa se ntago bateranye inda batarabana. Iyi ni gihamya rwose igiye gucecekesha abantu batari bakeya. Ni igisubizo cy'ikibazo cyangwa se cy'amagambo abantu benshi bagiye bavuga, ni ukuvuga bamwe bagiye batifuriza umuryango wa The Ben, babandi batabifuriza ibyiza, bagiye bavuga amagambo batari meza kuri The Ben, bavuga ngo The Ben arizwa n'ubusa, bavuga ngo The Ben ni umunebwe, bavuga ngo The Ben ntashobotse, The Ben. Amwagiye mwemera iyo umuntu afite ibintu akurusha kwaba kurusha amagambo y'urucantege muyakundira iki koko? Abantu rwose nizere ko bagiye kubigarukaho. Kimwe mu bintu nizera ntashidikanya nuko kimwe mu bintu byavugiwe hano kuri social media platforms kitajya gisaza, ntabwo kijya gisaza, biratinda igihe kikagera cya kintu kikagaruka. Kiragaruka. Nizere ko rero ubu ngubu noneho iyi no video igiye kuza isubiza bya bibazo mwavugaga, ya magambo mwavugaga atari meza. Mugisha Benjamin yagiye agaragaraho cyangwa se avugwaho gukundwa n'abakobwa, cyane by'umwihariko abanyarwandakazi ndetse n'abarundikazi. Ngira ngo murabyibuka mu minsi yashize ubwo Mugisha Benjamin yari afite igitaramo i Musanze, ibyabaye na wa mukobwa bavugaga ngo agadutse imvugo ngo bita The Ben, yamukoraga ku ishangi, ni ishonge, I don't remember well, ariko murabyibuka ubwo Mugisha Benjamin yajyaga i Musanze, umukobwa bakifotozanya, akagaruka amukora ku tuntu yari yambaye mu nda, aho abantu bagiye bavuga ngo The Ben, nabwo barongera bagaruka The Ben kuri social media platforms, ndetse ibintu byazanye uwo mukobwa hano ku mihanda kugira ngo asobanure mu by'ukuri ukuntu byagenze. The Ben nanone mbere yaho ubwo yagiraga igitaramo i Burundi, nabwo muribuka amagambo yavuzwe, abantu benshi bari kuvuga ngo The Ben gutya na gutya, ibintu gutya na gutya, bagaruka ku rukundo rwa The Ben na Pamela, bavuga bati The Ben wareka, murabyibuka neza. The Ben yagiye avugwaho amagambo atari meza, ndetse iyo The Ben ataza kuba umukristo, iyo The Ben ataza kuba umuntu ukijijwe nkuko The Ben koko ari, The Ben yakabaye afite abana nka 5 hano hanze. The Ben uburyo abakobwa bamukunze cyangwa se uburyo akundwa n'igitsina gore, yakabaye afite abana barenga abo abandi basitari muzi. Ariko The Ben ntagaruka byagenze. The Ben arakijijwe, twongere tubigarukeho. The Ben umusore ushima Imana, n'umusore usenga, n'umusore utandukanye, ufite indangagaciro na kirazira. Abantu benshi bagenda bagaruka kuri The Ben uburyo akoramo ibintu bye. The Ben rero arihariye. Rero aka kanya The Ben aje ashima Imana. Ngira ngo niba mwumvishije mu magambo yabanje, The Ben mu magambo yavugaga harimo ijwi ryo gushima Imana, harimo ijwi ryo kuramya Imana, harimo ijwi ryo gusenga no kwiringira Imana ko yamukoreye ibikomeye. Ngira ngo twese turabizi neza iyo turi mu bihe bitoroshye, aho umuntu abavuga amagambo runaka cyangwa se tuvugwa ibintu bikomeye, niho tugaruka tugasenga Imana. Ariko iyo wiringiye Imana, iyo hari ijambo wavuganye n'Imana, ntabwo hangayika, nta nubwo ushavura. Ndiza narashidikanya ko mu gihe The Ben bavugaga ngo natenda Pamela, already Pamela aratwite, nubwo inda yari ikiri ntoya, ariko she was pregnant by that time. Ubu rero noneho we yabaga azi ukuri,
nubwo abavugaga batari bazi ikijya mbere. Ubu rero twitegure gushyigikira, twitegure kuvuza impundu ababyeyi, twitegure gushima Imana, twitegure kujya guterura umwana. Mu muco nyarwanda babyita no kujya kurya ubunyano. Imana ifashe Pamela azabyare neza, abyara umwana w'umugisha, dore ko n'umugabo ariko yitwa Mugisha Benjamin. Rero Imana ibahaye umugisha. Ubu Pamela aratwite, inda n'imvutsi already, mu gihe gitoya araza kuba abyara umwana rwose. Tugende tunezerwe, twishimiye abafana cyangwa se abakunzi b'uno muryango wa The Ben na Pamela. Tunezerwe, dukomeze dushima Imana. Dushima Imana ko iduhaye umwana, iduhaye umuhanzi, iduhaye undi musare uzaba uvutse, tubinezererwe. Hanyuma rero reka dushifitinge cyangwa se tugaruke, hari indi nkuru yaje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe ku bantu batabizi, bavuga kuri Mugisha Benjamin, aho hari amafoto yagiye hanze Mugisha Benjamin ari kumwe n'umusitari umuririmbyikazi bamwita Bwiza official. Abantu benshi baravuga bati rero tayari abandi ba best friend bagiye hanze, ariko nyamuna nyagasani Mana yanjye, ku musitari ni byiza, ariko rero biba birimo ibintu byinshi, aho wifotoza ifoto batazi ikintu kigamijwe, bakavuga batambo muze murebe sasa rero noneho wa musitari wacu ibintu arimo, noneho Pamela arajya he ko Bwiza yatejemo. Benshi bakibona ano mafoto bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri behind ntabwo bazi ikintu kiri kujya mbere, aho Bwiza afitanye indirimbo na Mugisha Benjamin, indirimbo bise ngo best friend. Akaba ari indirimbo Bwiza yakoze, hanyuma ya approachinga The Ben amusangiza igitekerezo, amubwira ko afite initiative yuko yifuza ko iyo ndirimbo bayikorana. Hanyuma rero iyo ndirimbo ikaba iri tayari, iri mu minsi ya vuba yaramaze gukorwa, hagiye amashoti yayo hanze ayiteguza abantu yuko iyo ndirimbo igiye gusohoka. Bityo rero natwe Arimba TV tubashishikariza inshuti bakunzi ba Arimba TV kuba mwajya kuba mwitegura ko kwakira iyo ndirimbo. Mu kiganiro Bwiza yagiriye kuri live na kwa Godfather, aho yarimo kumubaza Bwiza wabigenje ute kugira ngo approachinge The Ben abantu benshi bavuga ko agoye, hahenze cyane kuba umustar cyangwa se undi muhanzi yamwaprochinga akaba yamugeraho akamusaba collab. Wabigenje ute? Bwiza avuga ko bitanamugoye cyane, gusa ashimira umutima wa The Ben ndetse na Pamela, aho uburyo yakiriwe na Pamela cyangwa se na Pam, bakabafasha mu kwandika script, mu gukora video shoot yayo, akagenda abafasha muri ibyo bikorwa bitandukanye byamutunguye. Akandi akomeza avuga ko ikimwe mu bintu byatumye ibyo bintu Bwiza abigeraho, ngo yabitewe nuko nyine ari umuntu utajya uva ku bintu, ni umuntu utajya uba giving up, ni umuntu utajya ucika intege, even if yacika intege she keeps fighting, ntabwo ajya ava ku bintu, arakomeza agahangana. Bakunzi ba Arimba TV rero ngayo nguko ngaya makuru yari ahari, ntabwo Bwiza ari mu rukundo na The Ben, ahubwo they have a project, bafite umushinga wo gushyira hanze indirimbo ya Bwiza yiswe best friend. Ntabwo rero ari aba best nkuko bamwe bari mu kubivuga ku bw'amafoto yagiye hanze, ahubwo ni indirimbo barimo guteguza. Tuboneraho no kwibutsa abantu ko Mugisha Benjamin yafite igitaramo cy'imbaturo umugabo kizaba mu minsi ya vuba, aho kizabera mu bihugu bitandukanye, mu bice bitandukanye bya East Africa. Mukomeze mu keeping in mind ko Benjamin arimo gukora cyane muri no minsi, noneho mu ndirimbo amaze gushyira hanze indirimbo vuba yise Pretty, indirimbo imaze kugira miliyoni 2 za views mu gihe kitari kinini imaze hanze. Tunabashishikariza gukomeza kugenda mukajya kuyireba cyangwa se mukajya kuyumva, bityo dukomeze dushyigikire umusitari wacu The Ben. Abakunzi ba The Ben rwose dukomeze tube on fire, dukomeze keeping up, dukomeze tumushyigikire, dukomeze tumukunde, kuko ubu noneho ntabwo tujye kumukunda wenyine, tujye kumukundana n'umuryango we. Umuryango we ni ukuvuga umwana we ndetse na Pamela umugore we mwiza cyane rwose, couple nziza cyane ikomeje kwemeza abantu batajya bemera, ba bantu bigize ba rupinzi. The Ben akomeje kugenda abacicikisha abereka ko n'umugabo uhamye, n'umugabo mu rugo rwe, n'umugabo ukwiye koko kuba umugabo, nubwo agenda ahura n'imbogamizi nyinshi ku bw'ubusitari ndetse n'izina afite, nuko ameze ubwe Tiger B hejuru cyane.
bakunzi ba Arimba TV rero natwe dukomeze tubashimire mwebwe mwese badahema kuba natwe, mwebwe mwese mukunda uno muryango wa Pam ndetse na The Ben. Namwe nizere ko wowe wari utegereje ino video, nizere ko uri umwe mu bantu bagiye guhita bakanda subscribe, like, share ndetse na comment niba koko ukunze aya makuru tubagejeje, niba ukunze ikino kiganiro, niba uri umufana wa The Ben, niba ukunda kuko The Ben, ntugende udakanda subscribe kuri Arimba TV. Dukomeze tubashimira inshuti bakunzi bacu rero mwebwe mudahema kuba natwe. Reka inkuru yacu tuyisoreza hanjye cyangwa se tuyisubikira ngaha, amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mubane neza n'Imana, turakunda cyane. Ciao ciao. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza n'ahandi we kuretse kuri sheni ya YouTube yitwa Arimba TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.